Muri iyi si ya rurema dufite abahanzi benshi cyane batandukanye baririmba ubwoko bw'indirimbo zitandukanye, ariko benshi muri bo bafite imbogamizi z'ukuntu bakora ibintu byabo neza, ariko ibintu byabo ntibikurikirwe ku rwego rwo hejuru cyane. Hari abasize abandi ku isi bakora ibitaramo bitandukanye hirya no hino ku isi, ariko bakabikorera mu masitade akomeye kandi manini. Ibyo bitaramo byabo bikatabirwa n'abantu benshi ndetse bigatanga umusaruro. Hari abo byakunze ndetse hari n'abo byanze burundu, ariko mu bo byakunze harimo umunyafurika Burna ukomeje urugendo rwo kwanikira abahanzi bagenzi be muri Afurika mu kuzuza inyubako zikomeye zakira ibitaramo bikomeye hirya no hino ku isi. Dore urutonde rw'izo nyubako amaze kuzuza ndetse kandi azakubita zikuzura. Dore inyubako 10 zikomeye hirya no hino ku isi amaze kuzuza, harimo n'izo yujuje inshuro zirenze imwe. Ngo haye ikaze. Ku mwanya wa 10 turasanga Madison Square Garden. Madison Square Garden ni hamwe mu hantu Burna yabashije gutaramira arahuzuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York. Aha hafite ubushobozi bwo kwakira abagera ku 20,000 yahataramiye inshuro imwe mu gitaramo yahakoreye tariki ya 28 Mata 2022. Ku mwanya wa 9 turasanga 02 Arena cyangwa se 02 Arena. Iyi nyubako iherereye mu mujyi wa London mu Bwongereza, aho yakira abantu bagera ku 20,000. Burna yayujuje mu gitaramo yahakoreye tariki ya 27 Kanama 2021. Biba kimwe mu bintu byamuzamuye mu muziki we ku rwego mpuzamahanga. Ku mwanya wa 8 turasanga Encore Arena. Burna niwe muhanzi wo muri Nigeria ufite agahigo ko kuzuza inshuro zirenze 2 inyubako ya Encore Arena iherereye i Paris mu Bufaransa, aho yakira abantu bagera ku 20,000 n'abantu 300. Ku nshuro ya mbere Burna yujuje inyubako mu gitaramo yahakoreye tariki ya 10 Ugushyingo 2021, ikindi agikora tariki ya 21 Werurwe 2022. Indi nyubako ku mwanya wa 7 Burna yujuje inshuro 2 yitwa Bell Center, iherereye mu mujyi wa Montreal muri Canada, aho yakira abantu bagera ku 21,000. Burna ku nshuro ya mbere mu gitaramo yahakoreye tariki 29 Gashyantare 2024, ubwo yari mu bitaramo bizenguruka hirya no hino ku isi yamamaza alubumu ye yitwa I Tell Them. State Fame Arena ku mwanya wa 6. Uyu muhanzi kandi kugeza ubu muri Afurika niwe wa mbere ufite agahigo ko kuzuza inshuro 2 inyubako ya State Fame Arena iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Atlanta, aho yakira abantu bagera ku 21,000. Burna yujuje inyubako ku nshuro ya mbere mu gitaramo yahakoreye tariki ya 31 Nyakanga 2022, ubwo yari mu bitaramo yise Love Damin. Yongeye kuzuza inyubako ku nshuro ya 2 mu gitaramo yahakoreye tariki ya 9 Werurwe 2024, ubwo yari mu bitaramo byo kwamamaza alubumu ye yise I Told Them. Paris Defense Arena ku mwanya wa 5 tariki ya 20 Gicurasi 2023, kandi Burna yanditse amateka yo kuzuza inyubako ya Paris Defense Arena iherereye mu Bufaransa, aho yakira abantu bagera ku 40,000. Ku mwanya wa 4 hari Geraldome. Burna kandi niwe munyafurika wa mbere wibitse agahigo ko kuzuza inyubako ya Geraldome iherereye muri Netherlands yakira abantu basaga 41,000. Iyi nyubako yayujuje mu gitaramo yahakoreye tariki ya 23 Nyakanga 2023, ubwo yari mu bitaramo bizenguruka hirya no hino ku isi yamamaza alubumu ye yitwa Love Damin. Cityfield ku mwanya wa 3. Burna yujuje Cityfield iherereye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakira abantu bagera ku 41,922. Yabaye umunyafurika wa mbere wahujuje mu gitaramo yahakoreye tariki ya 8 Nyakanga 2023, ubwo yari n'ubundi mu bitaramo bizenguruka isi byamaza alubumu ye yise Love Damin. Yakomeje guca agahigo yuzuza inyubako zikomeye. Ku mwanya wa 2 hari London Stadium. Burna amaze kuzuza iyi stade iherereye mu Bwongereza i London inshuro zirenga 2, aho yari mu bitaramo yahakoreye byitabirwaga n'abantu basaga 60,000. Ku nshuro ya mbere yayujuje mu bitaramo yahakoreye tariki ya 3 Kamena 2023, ubwo yari kwamamaza alubumu ye yise Love Damin. Nyuma aza n'ubundi gusubirayo
ahakorera ikindi gitaramo tariki ya 29 Kamena 2024 ubwo yamamazaga alubumu ye yise I Told Them. Ushobora guhita wibaza ku mwanya wa mbere turasanga ihe nyubako cyangwa se stade yaba yarujuje igakubita ikuzura. Mu by'ukuri ku mwanya wa mbere hari Stade de France. Burna Boy aherutse kwandika amateka yo kuzuza Stade de France iherereye mu Bufaransa, aho yakira abantu bagera ku 80,398. Iki gitaramo akaba aherutse kugikora tariki ya 18 Mata 2025. Ngayo nguko harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigaye inka n'ingoma. Abanyarwanda babivuze neza koko. Ntihasigare Burna Boy wakoze amateka akomeye cyane yo kuza amasitade akomeye hirya no hino ku isi, akomeza kubaka izina ry'Abanyafurika, abahanzi nyafurika. Bigaragara ko hari isomo rikomeye cyane abahanzi b'Abanyafurika n'abandi bakomeye bifuza gukora ibitaramo byabo ahantu hakomeye. Urugero n'urunguru Burna Boy, Umunyanigeriya wubatse amateka akomeye cyane hirya no hino ku isi, akuza amasitade akomeye ku migabane itandukanye ku isi. Naha dusoreje. Kanda subscribe ukomeze ushyigikira ibiganiro byacu bitazabigucika, kuko ni byinshi cyane tubateganyirije. Naho jye nitwa Emmanuel. Iradukunda.